baby mama rina bufa test ndi ya gutera ifemba ndorera umwana ugendera rufa afite akaruko ni nk'abakwini hubaho umwana uzerera meri. Hey yo my people, it's your boy Free. You feel me? Iteka ryose nkunda gukurikirana Vanti Motivation. Men, hariho ibiganiro byagufasha kubaka ubuzima bwawe aho ugana future yawe you hold in your hand. Reka dutwike na Vanti Motivation my people. Hello my people. Do you know Vanti Motivation on YouTube channels? Genda ukore subscribe kuri YouTube. Shakisha channel bita Vanti Motivation nimba ushaka kuba motive mu byukora byose. Ni Michael Pro. Rwandan people, this is Crazy G Nyiringanzo. Nje kuri Vanti Motivations YouTube channel nkunda gukurikirana cyane kugira ngo mbibutse ko ubuzima nyabuzima bugira imizima mu bazima hazima hazira ubuzima. Nawe uri muzima kanda subscribe. Yeah man, this is Crazy G. Agati kakuriye kugasi kagakorana ubutohere. Aha ni kuri Vanti Motivations. Barubuga rwanyu tubageza amakuru atandukanye. Uyu munsi turibuze kwibanda cyane ku myidagaduro by'umwihariko muri muzika. Nka Vanti Motivations twasuye umusore n'umuhanzi ukiri muto ariko kandi ufite byinshi yasangiza abadukurikiye, byinshi yasangiza urubyiruko bakagira icyo bamwigiraho. Aratangira atwibwira. Uraho umusaza? Uraho neza. Amakuru meza. Ariko ngo ndabona wifunze da? Happy nta birenze bro. Ibyo nibyo bita drip? Ya gake. Gake. Hasi wambaye? Ya nambaye inkweto ni fira. No socks. No socks. Zirimo man. Arimo socks. Yes. Nuko bisa nyine na amata ku mata. Na amata ku mata. Socks. Ikaptura iraho ngaho. Tuboro. Dusobanurira tuntu hambaye hamwe. Ari hako handitseho Kenya Trap. Nakandi kanditseho Man Free. Yego. Then nkambara isaha n'ubundi ijyana n'inkweto fira. Naka jacket. Yes. Isheni n'ibyangwe. Yeah, ibyo ngibyo n'ibirombe. Muri make ni wowe nyiri byangwe. Ubundi ndi Papa Drill bro. You Papa Drill? Yeah. That's your name? Yeah, ubu ni Papa Drill. Good. You can start introducing yourself to the audience who the invite together. Yeah. Dore wamuteze imisi kandi uzikimana imuzi bese ninde warubizi hizi game turimo ni nyinshi mugabanye ibyo byose simbizi ibyanjye byose ni hatari kandi ziniga zose ziranzi zigira nkaho zitanzi izidiru sanjye ni hatari ndeba mu mihanda KGL dukabe iyi game niga wumva uburyo mbipanga izidiru sanjye zirenze niga zose zubufu kwa heri Papa Drill yakajemo we. Witwa Papa Drill. That's my name. Ariko ni Man Free. Papa Drill ni hudu nyine niko basigaye banyita, you know. Ni nickname cyangwa na kazina gashi. Na kandi kazina tu. Ubamaze kuba ngahe? Yeah, Man Free. Na Papa Drill. Yeah. Yes, Man Free rero mbere ko twinjira muri mu muziki by'umwihariko. Yeah. Man Free ninde mu buzima busanzwe, yavukiye he, avuka ryari, avuka mu muryango ngana ute, afite imyaka ingahe niba abivugaho, yarize, yize hehe. Man Free utari mu muziki ninde tumaze tumenye ibyo ngibyo. Okay. Man Free utari mu muziki abafite andi mazina. Yego. Abayitwa Musabyimana Emmanuel. Yego. Ni umunyarwanda. Ufite imyaka 24. Nuwavukiye USB. What do you want to mean? Hudu yanjye ni USB, United States of Bugarama kubera uburyo yarameze ni imirenge myinshi ariko hose yitirwa Bugarama. So rero niyo mpamvu ariko navukiye mu Bugarama ni Rusizi. Yego. Ya mu burengerazuba. Man Free vuka mu muryango w'abana batatu. Ninge album yaronshinzwe nyuma. Okay. Mbo kaba mfite ababyeyi bombi. So Man Free nkaba ndi umunyeshuri ndumva ari muri kamera ubwire abadukurikiye. Ya ndi umunyeshuri nuko ngo uwo niwe Musabyimana Emmanuel. Ari umunyeshuri muri secondaire muri kaminuza. Muri kaminuza. Okay, rakoze cyane. Man Free
uri umuhanzi nabonye no kuri no ku masheni wambaye handitseho ngo Kenya Trap. Ukora Kenya Trap cyangwa ukora music in general? Urebye nkora music sibyo nuko sometimes hari season mba mvuga mparire kimwe ariko nakora ngiye nkora umuziki kumva nshobora gukora Kenya Trap, kuririmba hip hop na afrobeat nshobora kuyiririmba mbega nkora umuziki muri rusange. Good. Impamvu twaje kugutemberera kugira ngo tuganire na Vanti Motivations no kugira ngo uganire n'abadukurikira ugire inama wagira abandi bajene nkawe bakora ibikorwa by'ubuhanzi. Ukanavuze kuri umunyeshuri byumvikane ko ushaka kuba ufite n'icyo wafasha n'abakiri kwiga muri rusange. Ariko kandi ni na nyuma y'uko wari umaze igihe usohoye indirimbo yitwa Mbishyize Hanze. Mbishyize hanze ni ibiki wari ushyize hanze? Ni indirimbo igamije iki, yaje ite, ni ibiki washyize hanze? Mbishyize hanze ni indirimbo nakoranye n'abandi basani bakorera umuziki mu ntara Rusizi. Ni indirimbo mbishyize hanze impamvu sibyo hari amabanga sibyo cyangwa haba nk'ibintu ubuhura nabyo muri industry sibyo then nyine nabishyize hanze. Ibyo bintu ni nk'ibiki? Urebye nta nibirenze by'amabanga. Sometimes sibyo hari nk'akantu kaba ufite ku mutima sibyo ukifata ntukavuge sibyo noneho byageze aho twumva ko tukwiye kubishyira hanze sibyo nta nubwo ari mu muziki gusa no mu buzima busanzwe sibyo ngaho ikibyimbye kimene reka ndirimbe nk'aka karasira avuga we byose mbishyize hanze we byose mbishyize hanze ibyanyu ku karubanda byose mbishyize hanze noro muri verse naririmbyemo ndakora iyo bwabaga mu guhiga kashe simpiga akuzaga katamani sibyo ndakora iyo bwabaga mu guhiga kashe sintuza privacy dasobigasi gusa reka nze mbishire hanze byose hanze who you say about game nigga I don't give a fuck what you say about me nibushaka n'urubanza niga K5 n'umuhuza ibintu nk'ibyo urumva ninko nagiye mvuga sibyo ubusanzwe navuze ngo privacy that was my legacy but reka noneho mbishyire hanze sibyo kandi niba bashaka n'urubanza K5 n'umuhuza so is K5 your nigga? It's my bro. Really? Okay. Then can you please tell me what first got you into music? Impamvu cyatumye njya mu music. Ikintu cyatumye winjira mu muziki. Firstly, that was my brother, my elder brother. So ko nari nkunda ibintu by'umuziki ubundi kera numvaga nzakina ibintu bya film ko ndabyibuka nari umu actor cyane hari ibintu kera urumva abantu bigaga high school batahaga bagakora ibintu by'ama sketch ibintu nk'ibyo urumva then I was in primary ariko nkactingamo then ariko nanakunda n'ibintu by'umuziki nkurikira ababasani ba J Paul urumva mbakunda urumva so I was nigaga senior 1 in first time then nasuye grand frère kukanu nigaga yarahatuye nje nsanga yanditse indirimbo and that was my first song na recordings kumva nsanga bro yanyandikiye indirimbo arambwira siko mba numva ubigira imvi mirongo nakwandiki kumva mpita numva nyine urumva niwe wampushinze kubikora ukumva no kumva ko ufite umuvandimwe bigushyigikiramo so mpita mvuga ati mbikoze nta n'ikibazo urumva narabikoze ndi umwana muto 2011 kumva ntangira mbijyamo mbona abantu nyine ku ishuri banabikunda urumva kwa turi batoya ariko tubikorana n'abantu bakuru ko kumva baragushigikiye then ndavuga ati so why not ntabikomeza that's why numva ari bro wampushinzemo though nyuma nta kindi yongeye nta feedback yindi yagize kubera n'ubuzima bundi bwiwe but niwe navuga ko ari first cause yo kutuma mbikora niwe ko inspirinze ariko wari ufite impamvu nyamukuru wumva wakora music ko ushaka kubwira ngo do this kubera ko gishoboye ariko nawe ukumva koko hari ikintu wifitemo icyo kintu noneho cyari kigamo was it to be famous or just you wanted to guhereza abantu message wifitemo muri wewe binyuze muri music cyangwa ni ikindi kintu kitari icyo ni ibintu byinshi sibyo right impamvu nabonaga abantu bakora music sibyo bari popular Yeah. Kandi akenshi kuburi popular hari service bituma ubona sibyo kurusha uko
waba utari popular mbo n'ikindi kuba ufite umuntu uvuga ngo ni role model sibyo that time umuntu numvaga nkunda yari Pfla kumva bera numvaga arap ukuntu sibyo ariko ndavuga ati so nkeneye kino no kugira nanjye mbikore ese nkeneye ko nzajya ndirimba ibintu biri nasty stuff cyangwa nkeneye nanjye gutanga message then ndavuga ati so reka ntange message ariko na papa si kubona amafaranga kubona fame n'ubutumwa ni ibintu byo bintu money fame and message yeah that's all my goal wavuze ngo bro awe yarakwinspirinze bituma na Pfla arakwinspiringa bituma bijyamo indirimbo yawe mbere wibuka yari by recorded muri studio ryari 2015 yakozwe nande nayikoreye i Rusizi you know I was still in high school so niho nayikoreye nyine tu producer wita Bana okay ni gute ushobora gusobanura music ukora? Okay, basically music nkora sibyo nkora rap ariko akenshi igicyo bita ngo rap sociology you know mvuze rap sociology ni rap akenshi itanyibandaho cyane sibyo ahubwo yibanda kuri society sibyo sometimes even nama titles y'indirimbo sibyo I do have song yitwa iyo naherewe yitwa icyerekezo you know I was talking about icyerekezo apana kuri nge akenshi kuri society sibyo nkora indirimbo bita muri 4 do ushobora kumva ngo indirimbo ni muri 4 sibyo ntago igamije kuvuga ngo I'm telling people ko sometimes tuba 4 sibyo fo nashatse gukora abaru kugira ngo niba koko wiyumva ko ibyo navuze ubikora you better stop it nkora indirimbo yitwa mpinduke you know mpinduke sibyo nkora n'indirimbo yitwa kwanda sibyo nk'umunyarwanda kwanda iyo uvuze kwanda uba wumva ko ni ukwaguka sibyo numva nkora injyana sibyo either hip hop iri hard old school new school cyangwa akora na drill cyangwa na kinya trap ariko byose bigamije kugira ute ni message hanini nge nibanda yeah waduha freestyle ku ndirimbo wakoze yitwa Never Give Up yes yeah Never Give Up nayikoranye nawe you know kumva twarayikoranye sibyo twarayikoranye nyibukije umuhanzi bitaga Simple cyera yageze akora indirimbo twarabikoranye you know what yavuga ibyo yavugaga utekereje iki se wisugira ubwoba nanjye binteye ubwoba kubyumva barabikoranye rero yimushinja umwana wenyine ngo amurere wenyine kandi barabikoranye nibyo yavugaga duhe freestyle yo Never Give Up nawe ngo naje kwisi numva rap sanga ariyo njyana ikwiye hariyo yahindura imitima ya benshi imana muragenda nanjye impano twaragendanye umwaka w'amateka 2011 ibyo nafataga nk'inzozi bya mbere y'impamo GE mu gakino rap imbere turufu imitima y'aba people ndagikaba karahava aho nciye batinine man free the big week ini yanga slopo the hero kadais sinarumwe mu kibuga norbizo yarahari stage turazikaba bamwe turabahabya mujyana baratosoka hogisho murabyibuka n'amateka yajya no mu bitabo ibintu nk'ibyo bro yes chorus yaravuga ngo komeza we gucika intege nubwo inzira mbona ikiri ndende humura nejo uzagerayo today never give up today never give up never give up indirimbo just irimo ubutumwa bwiza nkuko yabivugaga yo muri rap sociology nari muri rap sociology good wavuze ko Pfla yabaye inspiration yawe ndetse na bro wawe no buryo bimeze bro donc Pfla yatumye nari umufana wari umufana kinyarwanda cyanjye ndabizi ugiye kugitokingaho sibyo nari umufana sibyo naramufanaga nari umufana nibyo byihuta so Pfla nari umufana abantu ushobora kunseka nawe hari ibintu uvugana urumva bitewe n'ahantu dukurira urumva okay ntacyo twagiye nari mufana nanjye nari hari umuhanzi nari imfana
yes nari nkurikira music nuwuhe muhanzi mu Rwanda bawumva mwakora collabo mwimiss these days okay bitewe nuko urumva mw'iki gihe ikintu kirya sibyo ni fame ahanini sibyo ariko nabwo fame itagira profit nayo mba numva nyine atari neza sibyo ariko bitewe n'ubu ngubu mood ndimo y'injyana ndi gukora sibyo kumva ntago ari umusani umwe nabasani benshi sibyo batatu muri okay batatu nubwo bigorana sibyo ariko nk'umuntu numva twakorana sibyo face 3 rumva nkoranye nka Riderman kumva sibyo kumva numva byamfasha kubera iki impamvu I can do rap sibyo ushobora gukora rap numva Riderman dukoranye twakora injyana ya rap nziza sibyo kumva so ikindi nkoranye na Betray we can do stuff trap nziza sibyo Treasy mbega nabasani benshi nyine nuko nuguhitamo mbega tu ni benshi aka kanya lockdown tuvuze ko lockdown irangiye na coronavirus yarangiye ibitaramo byafungutse abahanzi birashobora kuba bakora ibitaramo nabahe bahanzi batanu batabura kuri afishe yawe nakoze igitaramo bateguye concert yawe nabahe bahanzi batanu batabura kuri afishe yawe kubera icyo ari bo washyiraho icyo gihe sibyo nahita ndeba umuntu uri ufite fame you know nahita ndeba umusani ufite fame ubu ngubu juste coronavirus right now sibyo urugero weekend tuvuge ko hari bishoboka ku gitaramo gikorwa ni urugero urumva nk'umusani mwino misi ufite fame tuvuge nka Bruce Melody sibyo afite public kandi ni n'umuhanga sibyo yego wo yazaho sibyo ndi musani wazaho umva turi kugendera nabwo ngendera mu njyana ko ntabwo navuga ngo ndi umuraperi yego sibyo ko ntabwo navuga ngo abasani bose baba ari abaraperi kubera igitsina gore nibo benshi kandi ndahamya kenshi R&B ifite abafana wenda n'injyana ya rap ifite abafana sibyo ariko urumva nagenda muri byategwa na public nshaka kiza sibyo nshaka kwiharira abantu bose mu giciro bitandukanye hagaragaramwo umuntu uri mba R&B umuntu uririmbamo amazina ndashaka amazina yabo okay navuze umwe Nyakazi Nyakazi mbo undi nazanamo ni Betray sibyo undi nazanamo Riderman undi nazanamo kumva sigaye babiri ariko na groupe bari na groupe ziri na Symphony nyuma Neringabo so abakobwa ntabwo ubona ko baza muri show yawe no men nakubwiye uvuze umubare muke kumva abakobwa baza ariko washatse kuvuga ko muri mu bahanzi batanu bafite hit muri iki gihe ko wagendeye kuri hit nta bakobwa barimo bafite hit hoya barimo ariko nyine bari favorite bawe wakoresha muri show n'urugero reka nkubwire nk'umusani w'umukobwa nkunda atari kuvuga ngo ngiye narakubwiye ngiye mu baraperi mu bakobwa mu Rwanda nkunda sibyo umuntu uzi kurapa mvuga ati kabisa yazamo nawe kumva umusista witwa Zadi azi rap sibyo ko tugiye nko muri R&B sibyo Marina sibyo nawe afite public hari igihe ujya muri douche ukaririmba ahubwo ntuvuge ngo hari igihe vuga buri gihe uririmbira muri douche ubu muri iyi minsi n'uri gukora repetition n'udukonseri muri douche umuntu wese aririmba n'umuntu utari n'umusani n'umuntu uwo ari we wese na pasiteri agenda akaririmba muri douche uyu munsi woze se naririmbye karirimbo waririmbye n'akahe mane uziko nanahimbiyeyo n'akaririmbo hari akaririmbo rumva naririmbiyemo nakanditse ariko sinzi ko na pasiteri araririmba muri douche naririmbye hari aka beat naririmbye ufite umusaza yagiye muri douche ujye umwumva ari kuririmba aririmba indirimbo z'impara aririmba zigezweho ariko da turirimbira ibyo wahimbiye muri douche man navuga ngo
dore wabikoze kera iteka unsekera abanzi barira mind meninge yantwaye ubwonko insas na face hose nge namubuze agakaca ntakinda kunda kundi kwaca ntakunda hibyisi ahora hari busy kumufatisha nako kiraha ndabona ko bitakunda kandi ndamukunda iteka nza murinda aho nzagenda hose nta rwaserera nzarindira uwo umwari wo mu gikari si umwari wo kuri Insta umwari uzi gukunda n'umwari uzi kaca. Yes, rakoze cyane. Boro nahimbiye douche bro. Umwari wo kuri Insta. So umwari wo kuri Insta. Wagiye koga suri kureba Instagram ubona abakobwa beza cyangwa hari umuntu muri kumwe muri iyi minsi utaro kuri Insta. No ntago ari ibyo ngibyo. Nebekise. Ni kwa kundi sibyo. Yagusuye. Kwa kundi sibyo ureba ukavuga se nk'abakobwa tubona bo kuri Insta sibyo hari yo nubona baceka sibyo kumva no ukavuga utudutobe two kuri Insta udutobe n'udushize kandi udutobe no na abakobwa man umwana mwiza n'udutobe n'agatobe n'agatobe sibyo kavuga ati zampa gatobe ako gatobe ko kuri Instagram sibyo ari kwa kundi wibaza se buriya koko abo tubona nibo duba dukwiye kubona cyangwa hari abandi babitsimbye wenda baba bagira batwika sibyo ari imitobe ya nyayo sibyo bikagu inspiration ukavuga ati se byagenda gute waramutse nk'umuntu sibyo wakundanye n'umuntu kuri Instagram wowe uyikoresha watayikoresha ni nk'ibyo ngibyo byatumye mvuga se what will happen. Okay urakoze cyane reba muri kamera ntago ndi kurebamo se yirebemo hari icyo nshaka kumubwirira abantu u Rwanda ni igihugu gifite abakobwa beza cyane ntekereza ko no muri abakobwa ushaka ufitemo umukobwa tekereza umukobwa uje mu ntekerezo zawe mbere y'abandi bose ugira ijambo mubwira umukobwa uje mu ntekerezo zawe mbere y'abandi bose ako ntumbaza arinde ntabwo ndi kukubaza ugira ijambo mubwira ndamukunda arumva kandi shizoro kumva ndamwemera mubwira ngo ndagukunda kandi mbimubwira baby you know I love you you know I got you ninjye nawe urumva tumujya mu nganzo mukubitire ka freestyle uhimbye mu mutwe aka kanya ibintu muhimbe aka kanya man ko byaba byinshi se twagiye let me tell you unabyagitinga nkaho uri kumubona nyine hariya kumubona ahagaze mani ari gutuma amaniga arangara baby mama you got me iteka untwara roho kukubura no kujyahura nkubuze ngewe sinanarya aho ngaho ndakabije kuko ntacyambuza kurya ariko you were the best one ni wowe wangize number 1 mu rukundo turi kumwe byose abari neza nakubura simbona ibineza neza mu mutima ariko babe uribuka you know I got you know I love you abandi bose simbitaho kabone nubwo banyitaho I don't care ni wowe wanje madam you know urakoze cyane ronke ni wowe wanje aho ngaho ndakabije kuko niyo wanyanga narya si byose nanjye nakwirira exactly hari igihe ugeze ujya muri concert iminota 15 ya mbere yo kujya kuri stage yawe imeze gute ugiye kuri concert uba wumva umeze ute muri wowe ukora iki muri iyo minota 15 iminota ya mbere you know sometimes urugero for the first time sibyo for the first time sibyo bufite ubwoba tuvuga ari ubwa mbere sibyo ni wowe uri kwivuga ako nawe ndi kuvuga en general sibyo hari abantu baba bafite ubwoba sibyo ariko ngiye ikintu cya mbere mbanza kugira nuko overcoming ubwoba bo nka mba narepese sibyo ikintu nirinda gupanika mba ndi kumwe n'amaniga yanjye duciringa sibyo ikindi uba witeguye ukareba se wambaye inkweto itacitse se sencha mugane wa sencha yawe ifunze neza sibyo nyine ukirebaho mbega utagenda kushobora kugera imbere ugasanga wakotoye sibyo ugasanga wambaye socks zidasa ariko byahita biba drip sibyo ariko iyo minota 15 nyine haba harimo akantu k'ubwoba ariko nakandi kumwitegura kugira ushike stage nyine bakwiteguye udahena mu bakwe
Yes, you do have so many songs. What's your favorite song to perform? Like the first song that come on your man, indirimbo nge nkunda sibyo? Indirimbo nkunda ntago irasohoka. Ya iri kuza. Bivuze ngo abafana bawe bafate ko ibyo wakoze. No, umva. Ikintu ndi gushaka kuvuga zose ndazikunda. Nicyo biba bishatse kuvuga sibyo? Ariko cyane ntabwo irasohoka. Iyo nkunda cyane kuko ndahamya dukora development, you know, sibyo? Nose nimvuga mu ndirimbo ngo zanjye zose sibyo? Kuko nizo ntasohoye n'izanjye. Sibyo? So, you know, ikibazo nakubazaga mu makonseri wakoze, indirimbo iza mu mutwe bwa mbere ushyira kuri playlist bwa mbere, performing bwa mbere. What is that? So indirimbo nkunda sibyo ntanabeshye. Bitewe na feedback z'abantu, indirimbo mfite yitwa Mpinduke sibyo? You know, ni indirimbo nkunda cyane bitewe. How does it go? Mimi navuga ngo mpinduke mbe mushya, mpinduke nkora ibishya, demisi nshya, abisi nituri shyashya, duhinduke nanjye mpinduke nawe uhinduke, ndabasa arihe mirenge yo kunenya ko bikakundaga twese, yicaye kwa data wa twese, urupfu ruza rudatekuje, gukora neza nibyo ngamije, twikunde tudakabije. Kumva bro? Yeah man. Indirimbo nkunda. Urupfu ruza rudateguje, twikunde tudakabije. Indirimbo nziza cyane nk'amagambo meza. Asaba dukurikiye umusore mwamushyigikira kuko nuba afite ibintu byiza bikomeye cyane. Thanks. Hari impano wifitemo udakoresha. Yego. Izo mpano ni izi. Men, impano ndakoresha. Nzikoresha gake kubyo abantu batabibona sibyo? Like nk'impano yo gushushanya. Umva? Impano yo kudija. Ariko dayo ndayikoresha aho gato ko sometimes yara ubwo ndija sibyo mu birori nyine bitari big sibyo, school ibintu nk'ibyo sibyo. Ariko ibyo ni ibintu nizera ko indi mpano nari ngira sinzi aho yagiye no kubyina. Ntago mbikoresha ibyo bintu. Akakanya ubaye utari umuhanzi ngo compose unaririmbe, iki kindi wakora? Man, I can do video, nakora video. Ubifiteho ubumenyi cyangwa wajya kubyiga ukabikora? Bifiteho skills, hari n'ibyo nkora. Sometimes bimwe ndabikora n'ubundi ariko ntago mfite deep skills muri byo, ariko n'ubundi nzabikora tu. Hanyuma se iyo wumva ufite impano yo gushushanya, kudija, kubyina, gukora video na foto, ukaba utabikoresha, nuko biterwa nuko nta mwanya ufite wo kubibyaza umusaruro, nuko biterwa nuko utarisobanukirwa, nuko biterwa nuko nta bushobozi bw'amafaranga ufite ngo ube wakoramo ikintu kinini gikora. Donc impamvu ni iyi. Impamvu sibyo na imirimo ibiri yananiye impyisi sibyo? So who am I nge myishobora sibyo? Hoze ari gihe ntago wajya kubyina sibyo? Bimwe mbikora ndi mu rugo kugira ntazabyibagirwa sibyo? Ariko impamvu umuziki nuko ari wo mbona udomina ibindi sibyo? Wenda bimwe byanze bibaho, nshobora guhindura nkajya mu bindi, ariko mbaye uhindura ikindi nahita nkora, nahita mba mu video director. Good. Ni bihe bidasanzwe bibi byaba byarakubayeho mu buhanzi bwawe? Mu buhanzi ni byinshi sibyo? Ikintu cyambabaje sibyo? I was in high school, senior 5 sibyo? Then yari kuwa gatandatu, kumva uwo munsi we had a show sibyo? Uwo munsi ndabyibuka nibwo navunitse, kumva nakoze impanuka. Kuba nakinaga basket tumaze gukina sibyo, ntabwo navunikiye mu kibuga sibyo? Then ndumvuye refectory mpura n'umuntu turagongana sibyo? Ndavunika ukuboko urumva, ariko wenda byabaye bibi ko ntagiye kuri show sibyo? Meze neza, ariko nagiye kwa muganga banshiraho broke. Uvunitse he? Kuboko tu. Ufite ariko ubu kurakora nta kibazo. Sorry. Mbana n'ubumuga.
ubana n'ubumuga bwo kudakoresha ukuboko neza, but you can hold the phone. ufite ubumuga ntabwo ubana nabwo, bavuga ngo ufite ubumuga. umuntu ikintu abana nacyo ni ikintu bahorana nyine, ariko icyo uba ufite ushobora kuba ugifite umunsi ejo ukakireka. Ubu bwanjye se buzashira bro. kandi ubundi bavuga ubumuga bitewe na circumstance cyangwa na environment murimo. Yeah, exactly. Then urumva icyo gihe sibyo sinajya ariko umva uburyo nkunda umuziki navuye kwa muganga sibyo ndirimbaho sibyo, ariko urumva ameze nabi kuko icyo gihe ndabyibuka narababaye nyine sibyo. Bo ikindi gihe ne ibindi bihe mu muziki urabizi sometimes ukogorgana n'aba producer rero ndumva nta n'ibindi bihe, ariko ibindi bihe sometimes nk'abantu barakudiscourage sibyo bakakubwira main leave it, ariko nyine ikiza nuko utabaho umwanya gukomeza ibintu byawe you know. Urumva nibyo. Ni ihe nama nziza waba warigeze wakira mu buzima? Hari ryari mu muziki cyangwa mu buzima bisanzwe? Man ni nyinshi cyane, wenda ntabwo kubera ari nyinshi ntabwo nakibuka exactly igihe kubera ni nyinshi cyane sibyo, ariko n'inama nakiriye mu buzima sibyo you know, ni inama when I was going in high school you know. Nayibwiwe no mu rugo sibyo you know, kuba warakuriye mu rugo sibyo, yaba mubyeyi wese umwana agiye kumusiga sibyo, agiye kujya nko muri internet sibyo, ndakeka iriya nama iwanyu bakugira aba ari inama nziza ikuguidinga. Ni ihe nama bakugiriye aka kanya ushimira? Ushobora gusanga hari n'abadafite ababyeyi, hari n'abatarize, ariko at least iyo nama wayibwira abakurikiye motivation zikabagirira umumaro. Ikintu bambwiye barambwiye ati ugiye kugenda aho tutari kumwe nawe, ugiye kuba umugabo nubwo ukiri umwana, kuko icyo gihe nari umwana mutoya cyane, nafite imyaka 10 n'ingahe gutyo, 21 kumva. Barambwira ati ugiye kugenda ahantu tutari kumwe, ikintu tugusabye no kumenya ikintu ugiye kugira ute gukora. Wenda n'ibindi uzajyamo uzahorana n'ibindi bikurangaza inshuti mbi, ariko ujye wibuka famiye wavukiyemo sibyo, indangagaciro zayo aba arizo uzakurikiza kumva. Kuko icyo kintu cyarangayidinze sometimes nkaba ngiye nko gukora nk'ikintu tuvuge gucika pe, nge nize ncika cyane sibyo, which is not good ku bantu wenda bakiga sibyo, kuko ariko izo nama nayo tanzibuka bikamfasha kuba ntakora iryo kosa. Akenshi n'imiryango tuvukiramo ntago ibi bayishoboye sibyo, so ibyo byose biguha umurongo ngenderwaho mu buzima bwawe. So niyo nama n'ubu ngubu sometimes ndayibuka iyo ntari kumwe no mu rugo, ariko ngahita nipa iyo nama nkatanyishyira mu ibi bihe sibyo, ngatuma nakora ibintu byinshi cyane bibi. Uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, ndavuga muziki, sinema, ibindi katwibande cyane ku muziki kuko ari urimo, urubona ute? Agaze rute kugeza ubu ngubu? Ahantu ruhagaze neza ruremye nk'iki gihe sibyo, kubera ugereranyije n'imyaka ishize it was bad, but right now bimeze neza. Urugero new talents zira boostinga tukazibona, ariko harimo dukata nyine ntitujya tunabura mu bintu byose akenshi sibyo. So ariko gusa aho ruri ni neza, kuko niba ku mwaka cyangwa mu mezi angahe dushobora kubona indirimbo z'abasani bari kuza zimeze neza. Ikintu cya mbere nshimira n'Imana, kuko mu Rwanda twateye imbere mu buryo bwa video sibyo, ko akenshi music yacu ushobora kuba wayikompara n'indi y'ahandi, yaba muri production audio cyangwa video. So ikindi nshimira nuko new talent cyane ziri ku boosting akenshi no kwicaza abavi. Urugero rwaho new talent zicaje abavi? No se reka ngo nk'urugero nimba nk'indirimbo ishobora kumara ukwezi kagira 100k views sibyo, mu gihe nta wundi muntu bitarabaye mu icyo gihe cyabo sibyo, biba bishatse kugaragara ko turi ahantu heza sibyo ho kushimirwa.
hanyuma se biraza gusobanura ko izo talent nshyashya zirenze nkuko bamwe babivuga kurusha babavye wari uvuze ngo abavye cyangwa ahubwo biraza kujyana nuko dushaka kuba dufite izindi facilities zituma talent nshyashya ziza zikidistinga byose birimo sibyo kuko nge ubyo mbibona music sibyo ni talent kuba uyifite sibyo ariko ufite na team akenshi music kuko impamvu narivuze ngo taranyinshi nshyashya zicaza abavye nuko suko babicaza mu byukuri ahubwo nuko abantu bamaze long time muri music akenshi sibyo they feel themselves bariyumva sibyo kwiyumva mvuga ntago baba proud yo gushigikira impano ntoya nyirizina nkuko bimeze urugero niba talent cyashya igakora n'urugero ngiye sinzi ko binabaho sibyo igakora videos nziza sibyo wa musani wenda uri big sibyo akumva atakegera iyo talent nyine nta bintu bya collaboration iri hagati y'abasani mu Rwanda ahanini ku basani bakuru sibyo nta ibindi bigenda neza ariko nta partnership nta rukundo ruri hagati y'abasani bafite big name n'abandi bakizamuka sinzi impamvu nimba ari abazamuka babibeta nimba ari abamaze igihe babikora ariko ababikora ni bake kandi ni intwari kandi tubona hari ibikorwa bisohoka by'abahanzi bakuru n'abatoya bakoranye. Do you think ko abo bakoranye se nabo bakiri bato koko no se nta bandi ujye ubona bafite nk'impano? Ni iki ubushatse kwita gitoya? Ikintu gito ntabwo nk'ubu ngubu urwego uriho hari umuntu uri hasi yawe utazi ko nabaho kandi suko na urwego ruwe nari runini cyane. So uwo muntu uri hasi nataza ngo gushake akwereke ko hari uze unamushyitse na hahanduri ntabwo uzamenya ko ariho. So aho abo bahanzi batoya niba bagenda bakirara bagatekereza ko muri babandi bakuru hari ufite mu nshingano zo kuza kumushakisha. No se wenda nuko tutabishobora bibaye ngombwa tukabona ubwo bushobozi bwo kubona nk'ama Instagram y'abantu sibyo kumva namba za message za WhatsApp sibyo zabasani urahamya ko nk'umusani runaka utamubonana nka message 100 z'abantu bamuganiriza sibyo ariko wenda atanasubiza sibyo wenda ntaga tuvuge ko adakoresha izo mbuga nyine bishatse kuvuga ko uruhande rumwe bishobora kuba ari umusani ukizamuka udashaka kugaragaza ibintu bye ariko nabwo nabigaragaje hanini sibyo ugasanga ntibakiriwe good. Nk'umuntu rero wigeze wakira inama yahawe n'ababyeyi kamugirira umumaro nk'umuntu ubona ko uruganda rwa muzika mu Rwanda ari aho ruri heza ariko hari naha gikeneye imbaraga muri ubwo bufatanye n'ibindi uramutse ufite ubushobozi niki wahindura kuri entertainment industry yo mu Rwanda kitagenda niki wazana watwara iki urabijyanisha n'ikibazo cyo ku ndahita nkubwira ikindi gikurikiyeho nyuma ngewe mbonye ubushobozi sibyo I can make my own label nakikorera studio yanjye rumva yo studio na aho najya boostinga new talent nkanjye sibyo ibega mbonye ubushobozi nge nakigira studio gusaba good. Muri make abantu bakeneye kwigira kurusha uko bajya gusaba. Hari abahanzi ubona bakora music kavuga ati umuhanzi byo byose yabeshya ari gufera hani nk'abahanzi ni nk'uwe muhanzi ubona ibintu akora kavuga ati umuntu byo byose wenda bikagera kure ariko usanga tabi namugira inama yo kwishakira ibindi akora ari uko abikora nabi donc ubona nyine yari mu bintu akaba bikunda ariko atabishoboye. Buriya ngewe ujye mbibona sibyo impano ni ubuhanzi ni idea y'umuntu sibyo kumva kuko akenshi ngiko nshobora gukunda ikintu we ushobora kugikunda sibyo rero nge sinumva umuntu iyo yafashe time ye akandika nk'ikintu sibyo abantu bari bukibone baratanga feedback zitandukanye kumva nge nta musani nabwira ngo ave mu kintu sibyo kuko akizamo singe mba narakimuzanyemo ahubwo wehe yakiyevaru akareba se ibintu ari gukora ko sometimes hari n'abantu babireka kandi atari uko batabizi ahubwo ari uko abona there is no way yo kugira ute yo kubikora ngo bigere kure. Yes, good. Man free Papa Drill
yibona he mu myaka 5 iri imbere icyo ni ikibazo uri bunsubize nyuma aho kaduhereza freestyle ku ndirimbo waba ufite muri projet ziri hafi nyuma yaho ukagira icyo ubwira abafana bawe tugasoza. Papa Dre mu myaka 5 iri imbere nzaba ndi umupapa mfite nk'abana babiri cyangwa umwe kumva gusa icyo nzamya nzaba ndi umugabo mfite umugore nicyo mpamya kuko nyine nabwo sinavuga ikindi nizeye ko kizaba. Papa Dre mu myaka 5 iri imbere nzaba ndi umuntu utari ku rwego ubu ngubu ndiho yaba mu buzima bwanjye cyangwa muri industry ya music sibyo. Ubwo rwego sinzi aho ruzaba ruri ariko nuko nzaba narisumbuyeho tu. Yeah, good. Ngeze nkubaza project ufite ya hafi. Yeah, hari project ufite hafi. Yeah, hari indirimbo ndi gukora nzasohoka ryari? Ntabwo ndamenye igikondi kubanza kuyiplaningira you know. Shaka izasohoka ari na video sibyo. Izasohoka ari na video. Ni indirimbo ndi gukora kwa kinabiri. Waduha akantu? Yeah, cyangwa ntabwo uri tayari? Oy, kuba ndi tayari ndabaho gato. So ndavuga ngo baby mama ina boof after stand ya gutera ifemba. Umva nako gusa mvuga kubera the song is still iracyari project sibyo gusa ni indirimbo nziza ni Dre ngo baby ngo wani ngo Marina gutera ifemba. No. Navuga ni Marina gutera ifemba ushaka koko navuga baby mama ina boof after stand ya gutera ifemba. Va ku mwana ukurura amajini afite sauti kurura amajini. Ni baby mama ari na boof like a bully. Okay, thank you. Ya gutera ifemba. So ni indirimbo bayitege sibyo. Ni wa muntu wabwiraga ko ukunda se ufite iyo bully ya gutera ifemba? Urawe sinjya muvuga. Aba kuri Marisuri ibundi. Kuri Marisi? Marisi niwe. Kundi mu bumbi. Muri make ntabwo aba mu Rwanda. Ni ikimanuka. Ni ikimanuka. Nanjye ndi ikimanuka rega. Wikundanira n'ibimanuka. Nanjye ndicyo. Anyway, ikoranabuhanga. Technology. Yeah. Ubona hari impact yazanye ku myidagaduro mu Rwanda? Exactly, ni myinshi cyane. Impact yoho. Ni ahubwo niyo izana impact. Iri positive sometimes ariko na negative ntibibura sibyo. So positive impact ya mbere sibyo. Yeah, social media, you know. Abantu bara streaminga music, abasani bakabona amafaranga, you know, that's technology. Right now no yadufashije muri no stuff ya koko kumva aho sometimes people bakora ibitaramo online, so amashow mesha bera online. Imagine nta technology, nta social media, nta social network zose zitariho, nta kintu tuba dukora mu iki gihe cya corona. Personally wowe ubona technology yaragufashije iki mu buhanzi bwawe? Personally yarakimfashije kuko niba nshobora gufata nk'editinga yo video, nshobora kuba kwikorera ikintu, nshobora kuba nashaka kuvugana cyangwa nka receiving some ideas ku bantu banjye no kubera technology. So personally biramfasha kuko nubundi ahanini iyo technology itariho na music ntago yabiriho, ahubwo yari iriho nkeya ariko ubu ngubu no iri kuba advanced. Yeah, niko nabivuga. Iterambere rero chance advancement ya technology igenda izana bimwe n'ibindi. Yeah, ari nabwo tugenda tubonye nk'abahanzi bagiye batandukanye. Tukanumva n'abantu expressinga ibitekerezo byabo. Yeah. So don't take this as an offense or just somehow personal. Ariko nk'umuntu uri muri entertainment, I want to know your view about hamaze iminsi hari saga urimo mwitangazamakuru hagati ya Super Manager na Bruce Melody. Zimpamvu mbikubajije nuko bose nabahanzi. Bruce Melody wamumbwiye nk'umuhanzi ukunda kandi wumva wanaza kuri show yawe mu gihe wakoze show. Super Manager nawe ni umuhanzi ugafite n'ibindi akora. Umuhanzi. Nta ndirimbo zenze. Ntabwo bizi ko ari umuhanzi se? Nzi ko ari nyine ni umusuperman. Really?
ndirimbo zose Supermanager ndamuzi ariko mubona guke kuri YouTube kugira ngo umenye indirimbo y'umuhanzi nuko byagenze bite niko nyibona wenda urugero nta YouTube channel yenzi really yeah warayishatse ntiwayibona ntago nayishatse okay so just hari saga bafitanye na yes hari saga bafitanye umwati hari n'abana bari gushaka ubuzima kugira abantu bakireho ari Supermanager ndati yasimuzi nta nanumije n'uburyo yaririmbaga ubivugaho iki wowe nk'umuntu uri muri secteur deme nta gutekereza ko ngaba ari ubushotoranyi bushobora gusubiza uruganda inyuma wapi numva utasubiza byarusubiza inyuma bibaye biri bahuye face to face sibyo ariko numva ko akenshi sometimes we build something bitewe na beef ziriho sibyo kurumva nk'ubura bimbajije sibyo kumva bivuze ko biri kugenda ni ya fame sibyo kumva ni ya fame sometimes ibintu nk'ibyo byasaga hari n'igihe bari katazabo wasanga nka nona Melody na Super bari gusangira kacyaye ahantu sibyo corona ntabwo gusangira turi muri guma mu rugo bari gusangira online cyakwa bari gusangira online sibyo ariko ikintu nshatse kuvuga sometimes wenda nshobora kuba mvuze ngo Supermanager simuzi sibyo nyine simuzi mvugishije ukuri sibyo sanga wenda na Melody atamuzi sibyo ariko nabwo simpamya ko Bruce Melody yabaye yubakira izina ko muniga is it really because you don't know him or just no ndamuzi ari muzi nka Supermanager pe seriously ntago nzi indirimbo ze wowe uzi indirimbo yagira ni nta munyamakuru wazwa really okay ariko afite indirimbo nyinshi afite imbere twa Shaira afite indirimbo kandi nziza cyane nari nzi nge kari umumanager w'abakinnyi ni nkuko nawe wavuze ngo I do nshaka gukora video nshaka gukora ibiki we icyo akora nuko abikora byose good ongera uduhereze freestyle ku ndirimbo yawe wumva ikuje mu mutwe ya mbere ariko cyane cyane indirimbo ufite yitwa Kwanda unatubwira impamvu wayise Kwanda n'icyo utekereza ko yari kwe kwifasha abanyarwanda okay Kwanda nyirize nambanje kuyivugaho sibyo ni indirimbo iri ivuga kuri music sibyo aho nge nshaka music cyangwa industry in general nshaka ko yanda sibyo ko yaguka n'ahantu mvuga abantu bari yishishikariza abantu gukunda made in Rwanda exactly sibyo gukunda ibintu by'iwacu either waba uri hanze you can love ibintu you can love the stuff z'abantu bari mu Rwanda sibyo so that's why nayise Kwanda sibyo kandi sometimes byibagirwa no sometimes twibagirwa verses zacu kubera uzi impamvu se kubera sometimes you can be focusing on new stuff wenda saga ari kuzibagirwa ariko nshobora wenda kutabitondekanya neza uko biri sibyo ariko ntabwo nabyo dukubite verse kubita abantu verse hariya let's do this sure avuga ngo nkeneye Kwanda ese ukeneye Kwanda ese ufite gahunda tuzamura u Rwanda we urabikeneye niba ufite gahunda dimi kuri Insta nanete mvuga ndetse nama tugiye na social media handles zawe kugira ngo bakurikirana exactly nkoresha Instagram nkoresha Facebook kumva nkoresha Audiomack nkoresha Twitter so Instagram ni Man Free Rwanda YouTube channel yanjye ni Man Free Rwanda YouTube ni Man Free Audiomack ni Man Free ngira n'izindi nkoresha we n'ibindi hari n'ibindi nk'abasani pe nabagira inama yo kujya bakoresha hari n'izindi app nziza zikora zifasha muri repetition z'abasani cyane cyane abakora hip hop yitwa ngo Rap Fame cyangwa Rap Chat aho ushobora gukora improving music yawe sibyo so that's my social media hari nigeze ndeba kuri social media za mbonaho contestant urimo contest Kristo ni biki biriya ni irushanwa ki ni irushanwa cy'abagukurikiye muri ibyo ngibyo thanks kabisa ko nana goswe hano ni competition indimo yateguwe na team yitwa Ijwi ry'Ejo so
ni ukujya kuri iyo YouTube channel yitwa gutyo nyine ukareba video yanjye sibyo ndi nomero 004 amazina bakoresha amazina ya gakondo ubwo ni Musabyimana 004 amazina ayo ngayo then ikintu basaba no likinga video yanjye no gutera comment no kuyireba nyine bagasharinga ku ba friends babo n'inshuti n'imiryango bose then tugatsinda iyo rushanwa tu mukahatwika hagashya koko agashya cyangwa agatogota ubu ngubu n'ugutogota hazakongoka ryari igihe twamanukanye nyine icyo gihembo cyo gukongora cyo gukongora nyine hadakongoka ngaho gira icyo ubwira abakurikiye Vanti Motivations abakunzi bawe abafana bawe muri rusange ugire n'inama ugira urubyiruko rukiri mu mashuri cyane ko nawe wavuze ko umuhanzi bari ku ishuri n'abari mu rugo exactly so inama ikintu nabwira abafans banjye urumva let's do this reka tubikore byo let's put this game to the next level ubwane wabahinde ngo ni level so ikintu nababwira nduwanyu sibyo ntago nzabatengwa kubaha ibikorwa byiza ariko munyereka urukundo atari nanjye gusa buri muntu wese wafashe idea yo gutekereza guhimba indirimbo abayihimbiye abantu bari buyumve nuko aba yabatekereje so ikintu bamusabwa no kumwereka urukundo cyane cyane buriya comment zirafasha nimba wenda nakoze nk'indirimbo ukanyereka ukambwira ikintu nkwiye guhinduramo sibyo ikindi kintu nabwira abantu bakurikira music zanjye nuko mfollowinga mugasharinga inshuti zanyu bakamenya hagahira rimwe mugani wa bari abaji sibyo then ikintu nabwira abantu bakiri ku mashuri cyane cyane abantu biga high school no kwiga bashizemo ingufu biba bikomeye sometimes hari gihe ubuzima buri bwa famille bugivanga n'ubw'amasomo bikanga sibyo ariko ikintu nyine n'ugusenga sibyo bagasenga Imana bakanakomeza kumva inama z'ababyeyi kuko buriya umubyeyi yubahwe koko yubahwe nicyo nabwira abantu ikindi nabwira n'abasani bagenzi banjye urukundo one love can make everything real sibyo nidukorera hamwe men iyi muzika tuzayishyira ibicu tugiye gusoza interview yacu tubishyira hanze batangiye uvuga ko ufite indirimbo maze iminsi ukoreye twamishyize hanze reba muri kamera ubwira umuntu wese waguhemukiye umushyire hanze ubishyire hanze ibintu byawe nawe kugira ngo uyu mwaka tutangire ku mutima hakeye umuntu wese ufite ijigo bimubwire se akajigo ufite ukamene bimubwiremo hariya umuntu wese ushaka kumenera ijigo nta nubwo kubishyira hanze ari ngombwa ngo ushyire hanze umuntu waguhemukiye reka nyine tubara no kuko bafite nk'akabanga kawe nkakavuga mbivuge se bivushyira hari tubimene bikabimene rero kimenekere rimwe ikintu nabwira haba nk'ubuniga uravuga ati waniga wowe ndabivuga muri flow ariko muri flow nushabiye magambo oh my gosh I hear rumors on the street hari ubuji iteka buhora bw'ikina burifana kandi bufite abafana sikonzi ikina ibyanjye biratandukanye ni nayo mpamvu nge nawe tutari kimwe ibyanjye birarenza gara dream agara hope mine akiri umuntu ushaka kubishyira hanze sibyo ushaka kumenera ijigo mine ariyizi mine ni muri 2019 2019 hari abantu baje bivugisha ngo ngo ni ibintu twujyanyemo sibyo banatakaza umwanya wanjye sibyo ndakeka iyo story nayiziho sibyo wamfashije tukabishyira hanze ntabyo nzi n'abanyarwanda ntibabizi nibiki ubundi nabivuze muri freestyle yanjye iba kuri Instagram yanjye yitwa ikiwarata ukumva nimba koko umuntu ukora muri show busy azi yo boro yitwa ikiwarata sibyo ahita yiyumva sibyo ni nabaniga babiri sibyo ni abanyamakuru nyine ntago babigize nk'abanyamwuga
buri umuntu akenshi abantu twibuka akenshi kantu kabi kabaye ushobora kunkora ikintu cyiza ariko akantu kabi kamukoze kakansigaramo so ntago bambereye ni ba Philipita ni Philipita akoze iki kumva mbishyize hanze yari irimo n'abantu benshi ukabona biri seriye numva ahantu harimo ba DJ Renzo ba Philipita kumva banita Pendo bumva ko wenda ari ibintu biri seriye sibyo ariko the real shit nta kibigeze bakora urumva binatuma hani nk'akantu wavuze ni nk'akaki wicuza muri music muri industry so that's the thing ni uziko bani icyo gihe nakodesheje imodoka man I was nari ndi ku ishuri icyo gihe imvura yanaguye kubi kumva ahantu byabereye ni ikibagabaga menya kuri kukabari kitwa Platinums kumva man nkodesha imodoka kumva nge na timu yanjye n'abapampe banjye turagenda imvura yaguye kubi banca n'amafaranga menshi turavuga ati tugende bana mu mfane turagenda kuri piscine turatwika koko arashye kuko I was the first binagaragara turavuga what's the next ako babigira kata kumva babigira hajya ari rushanwa ryaba ritakiba ritari gumaguma nirihe naryo ryagiye ritinze ibintu ni Salax awati yeah iwacu muzika festival no Salax babigira nkabyo kumva the guys barabitinza ukabahamagara byinshi nyine bibuka sibyo ariko ntaga bari n'ibintu urumva mbamyibuka dushobora nko guhurira n'ahantu abo baniga sibyo ariko urumva ntaga bari akantu keza sibyo muri make urabashinja kutaba abanyamwuga ya ntaga ari abanyamwuga kandi ndakeka atarenge wanjye wa mbere mbifuze wenda sometimes bashobora kuba bakora ikintu cyiza bagafasha abantu sibyo yari Philipita nande nabaniga nyine vuba nyine n'ibintu byo kuri radio bakoraga kwicegera yaragikora kwisango ariko urumva ntago igikorwa ari kisango ni ikibo muji ubwo Philipita umumeneye ijigo mbishyize hanze sesho ndi muntu ninde koko kuko uyu mwaka tugomba gutangira tumena amajigo y'abantu no kubanera amajigo dufite mu kabanera kugira ngo umwaka utangirana izindi ngamba twagiye uje kunera ndewundi nyine nkuko nabivuze ngo I heard rumors on the street hari ubujibora bwikina you know sometimes nk'ibintu bimbabaza sibyo ikintu mu Rwanda ariko wenda mwibibe bya corona birakenewe ko dukunda comedy ko we need to laugh sibyo yo ariko nyine nabwo ugasanga akenshi ikintu cyiza pe kinafite agaciro ntago kigihabwa intebe sibyo so ndashaka kubwira abanyarwanda abakora muri showbiz cyangwa mu ki though we had comedians sibyo but we still do have musician sibyo izo boro ba postinga cyane z'ama comedy they can even post artist sibyo kuko hari nyine ikintu sinzi impamvu tu wenda mu gihe cya corona ndabyumva sibyo ariko hari igihe cyageze ugasanga mani boro yose ni mwana ntibyaba biterwa nuko comedy wenda arizo ziri kuri demand music itari ku isoko cyaba abahanzi muri gukora ibitajyanye n'isoko ngewe buryo mbibona nuko comedy zoroshye kuzibona buriya kuko comedy kugenda ngafata phone sibyo nka recordinga ka video urumva nta cost binsabye sibyo ariko music urumva bisaba cost ariko ikintu nsaba mu Rwanda dukope let's copy Nigeria to pasting mu Rwanda sibyo urukundo ruhari sibyo mu Rwanda sikuvuga ko nta resources zihari sibyo urukundo ruri muri music y'ahandi let's dukunda ibintu by'iwacu made in Rwanda tuyikunde made in Rwanda nta rugo rutagira ibasi but no tuvuga ati nta rugo rutagira iki umusane dukunda ibintu by'iwacu kandi ndakigeka twabishobora bro you can do it yeah can do it kintu nyine abantu bishize hanze nyine bakunde abanyarwanda gukunda iby'iwacu yeah ninde wundi ugiye kumenera ijigo kuko ndashaka uyu mwaka utangira n'abishize hanze byose wabishize hanze utangira ubuzima bushya butarimo ijigo ndimo urebye nge nta nundi muntu tugirane ibibazo biri personal cyane sibyo sibye nk'abo baniga nyine urumva nabyo byabaye kera sibyo kumva hari ibindi bintu nyine nk'iy'abantu sibyo biteruye wenda I don't care
man feedback sibyo zabo sibyo hahire rimwe n'ubundi bikunda kumbaho ariko which is going to stop ko nafashe ko n'umwanzuro man ko nzarivinga ibi stuff by'ama competition sibyo kumva kuko like nk'iyo uteguye nk'irushanwa sibyo uri company ikomeye sibyo let's say the men they are big name sibyo the men sibyo nimba wenda bafashe time bagategura ibintu sibyo are they sharing our videos kuri YouTube sibyo are they doing what sibyo nimba bafashe kankoresha icyongereza ndabizi nibakize yeah so if they can say Trump shit what is that if they can share our videos on YouTube channel so that they can get profit muri twe sibyo I don't know kuko nyine nabyo ni bya bintu byo kutaba serious yego you are holding a big company you are doing what but nyine habaho agakosa ukora ugasanga se akamunyamwuga so yeah ndakeka singe wenda uravuze ngo tubishyire hanze ariko ngiye kintu wenda nk'umuntu cyane undi wese nimba bahodinze competition ko hari ibintu bageze kumva ngo Bad Rama talent detection narabyumvise mu minsi yashwanaga na basafi he was going to bring abantu bakora Trump shit you know comedy as well. Is it Trump? Yeah, Trump. Yeah, that's what he said. He reported the speech. Okay. So then tujyamo sibyo we did ko kwashoboretse twarakoze pe sibyo so then turakora wenda corona yarazi but nk'abantu kuko n'abandi bari gukora hajya haba ama competition muri kuko no se kucyaba ama festival kuki competition yaba online sibyo ariko nyine bikarangiraho sometimes ushobora no kuba communication bahaye babwira ngo ibintu bya you can call them they say they be like we don't know you say I'm that one nguniwe ngo tuzakubwira you know ukabandi nyine ntago communication kandi muri byose niyo ya mbere kintu nyine mbabwira abantu muri no mwaka let's be serious to be professional mu byo dukora ushobora kuba uhodinza abantu basani bakomeye sibyo ariko then ukariskinga ko karibo uzahorana gusa kuko the bino one uzaza mu gihe abona utari serious mu bintu ukora sibyo kintu nsaba nyine abantu nk'abo bakoresha competition they need to be serious sibyo mu byo bakora bakabaseriye ubundi bindi kuko urumva bari igitekerezo cyiza pe sibyo byo gufasha impano ahubwo se wenda tuvuge birakomeje ese mu gihe ubifashe are you serious ko ugiye kuba fair cyangwa ni kwa kunizakata n'ubundi sibyo wenda at least niyo wakorizo katari ko wakomeje igikorwa watangira hajya aravuga ngo umugabo ngo nusoje ibyo nyine ingabo irwana urugamba ntirusoze iyo nikirwana ni intati sintore so numva arabo nkwiye kubishyira hanze nkwiye kunera to yes murakoze cyane man free papa drill yatuganirije ibintu byinshi yatubwira agahinda ke yanyuzemo muri game muri industry y'abantu batari serious nizere ko nibabona iki kiganiro wenda bazikosora cyangwa se bakamwegera bagakemura ibibazo bafitanye ariko kandi agira n'inama urubyiruko abanyeshuri anaturirimbira mwakoze cyane mukande subscribe kuri Vanti Motivations ikiganiro nakagaruka nari kumwe na Man Free Papa Drill in the house yeah, and I'm your boy Crazo G people yeah man baby mama rina bufa testing ya gutera ifemba ndorera umwana ugendera rufa afite akaruko ni nk'abakwini hubaho umwana uzerera meri hey yo my people it's your boy Free you feel me iteka ryose nkunda gukurikirana Vanti Motivation men hariho ibiganiro byagufasha kubaka ubuzima bwawe aho ugana future yawe you hold in your hand reka dutwike na Vanti Motivation my people. Hello my people, do you know Vanti Motivation on YouTube channels? Genda ukore subscribe kuri YouTube, shakisha channel bita Vanti Motivation nimba ushaka kuba motive mu byukora byose. Ni Michael Pro. Rwandan people, this is Crazy G Nyiringanzo. Nje kuri Vanti Motivations YouTube channel nkunda gukurikirana cyane kugira ngo mbibutse ko ubuzima nyabuzima bugira imizima mu bazima hazima hazira ubuzima. Nawe uri muzima kanda subscribe